Nongeye kubasuhuzana mbaye ikaze kuri Key Property Rwanda. Nemeye nk'ibisanzwe uyu munsi nakoze tuwanjye Kanombe hazwi nka Nyarwunga urenze ku bitaro gatoya, aho naje muri uyu mudugudu cyangwa se ninjira muri kate nziza ahantu hari inzu nje kubereka iri kugurishwa miliyoni 140. Ni inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salo na salamanje, igikoni mu nzu ndetse no hanze. Iri mu buso 350. Reka tutemberane bereke muri quartier. Iyi ni quartier y'ahangaha. Twinjiye muri parking. Hano aho parkinga imodoka ebyiri nini cyangwa se 3 ntoya z'amajipo. Hano ko ni quartier nziza. Hano iyi ni gate kandi ikagira na rooftop hejuru. Ubuso 350, miliyoni 140. Iyi nzu ikaba yawe. Reka nkomeze mbatembereze muri. Hano ko ni inzu nziza ifite design nziza. Hano ko design yayo wana ko wawe ifite design nziza, amatara menshi hanze, wana ko ninjoro haba hasa neza cyane. So mbere ko mbajyana mu nzu, reka dutemberane hejuru kuri rooftop mbereke. Ariko wana ko nanone ubundi bwiza, wana ko iyi balcony yo kuri master room ushobora kwita ukica muri salo ugaca hanze cyangwa se ugasohokera kuri balcony yo muri master room. Reka tujye hejuru mbereke rooftop uko bimeze. Wow, rooftop hejuru ubona ko irasa neza cyane. Ukaza aha hose, iyi ni rooftop ahantu ushobora gukorera ikirori. Uri hano ubufata iyi view. Hano ko ni ahantu heza cyane. Reka mbajyane mu nzu imbere turebe seho bimeze biti. Ubwo tumaze kureba hanze, reka twinjire mu nzu imbere turebe. Wow, reba uru rugi, muvura nziza cyane. Tukata tubaha ikaze cyangwa se tukinjira muri salo. Ubona ko ni ibintu bisa neza. Ubona ko iyi nzu ikomeye Kicukiro, aho bita Kanombe. Ubwo Kicukiro ni akarere, Kanombe ni umurenge wa Kanombe. Turi mu murenge wa Nyarwunga. Aha ni umurenge wa Nyarwunga. Ubona ko ni inzu nziza cyane. Ukirenga ku bitaro uhita uza ukagera. Ubona ko ni inzu yubatse bikomeye. Ubona inzugi zayo, ibintu byose hano birasa neza cyane. Reba TV stand, ubona design bayihaye, byose birasa neza. Tukava hano, reba runo rukuta narwo ruduha ubwiza winjira muri salamanje. Ubona ko ni ibintu bisa neza. Reba salamanje aho gukarabira. Ubona ko ni ibintu biteguye neza cyane. Salamanje nini ihagije, ikahita iduha igikoni kiri open. Ariko ntarabajyana mu gikoni, reka nongeye mbereke muri salo neza. Parafo gypsum, murabona ko birasa neza cyane. Ubona ko iyi nzu ni nziza pe. Miliyoni 140, Kicukiro Kanombe ahazwi nka Nyarwunga, neza ukirenga ku bitaro byo kuri Military Kanombe. Winjire hirya gatoya ni iminota itarenze 3 ukabugeza hano. Reka mbahe karibu rero tujyane mu gikoni. Igikoni cyiza kiri open kitchen. Ubona ko hano uhituza ugasavinga. Aha cya gifite bare. Ubona ko ahangaha n'igihe bahatera intebe hano bakarira ahangaha kuko biba bisa neza bitewe nuko mwabiteguye, cyangwa se mukahanywera
bitewe n'uko mwabiteguye. So iki ni igikoni rero cyiza kinini gifite utubati twiza duhagije, aho kujya oven ngaha, aho kujya oven ubona ko birasa neza, tukagira umwanya wo kujyamo firigo, ubona ko aha nazajya firigo yacu. Ni igikoni cyiza gifite utubati duhagije ndetse kikagira na connecte y'icyo hanze muri one ni bariko hanze. Aha naho nahajyamo igikoni hanze ku bakoresha amakara. Inzu amanegisi ngariya y'abakozi y'ikigega cy'amazi ngaki, wana ko ni abahudu, birasa neza cyane, wana ko ni ahantu hasa neza cyane. Aha ni mu gikari. So $140,000 yenda nyirinzo ashobora kuguha discount nkeya cyangwa se ushobora kuganira bitewe n'uko aba interese, ariko iyi nzu ukayigurira. N'inzu wakodesha rero ahangaha ntago iri ku giciro cya 700. Rent y'ahangaha ntiyajya munsi y'ibihumbi 700 by'amanyarwanda. Numva ko ni ibintu byiza cyane. So reka rero dutambagirane tujye mu byumba. Tukiva kureba hano reka mbereke, ubwo tujye kujya mu cyumba cya mbere cy'abashyitsi. Ni icyumba cy'isufu container cyangwa se gifite dushe na toilette yacyo, ubona ko ngiyi dushe nziza iri moderne. Ubona ko ibintu hano byose ni inzu ikomeye, bayubakishije ibintu biri karite. Ureba aya makaro yayo ni amakaro meza, ya inzu yisanzuye. Reba amadirishya manini, ubona ko ni inzu nziza. $140,000 ino nzu ukabasha kuyigura, ariko ashobora no kuguha ibiganiro bikeya bitewe n'uko wabaye interese. Ariko nyir'inzu yambwiye $140,000, ubuso 350. Iyi nzu ukabasha kuyigurira. Ni umudugudu rero, harimo inzu 3 nshyashya, ariko umva ko barimo barazigura. Iyi niyo yari isigaye. Reka mbajyane mu bindi byumba bisigaye. Hano dufite iyi koridoro ndetse igakomeza no hanze. Hano uhita ushobora kujya hanze mu gikari, ukagera hanze nk'ujya mu gikari hanze bitewe na gahunda cyangwa se nuko ushaka gusohoka. So ariko uruhande tuhafite ibyumba bibiri bisangiye dushe na toilette. So reka nze rero mbereke, hari kiriya cyumba, kino cyumba ndetse n'iki ngiki, ni ibyumba bibiri bisangira iyi dushe na toilette iri hano. Reka nze nyibereke. So iki ni icyumba kimwe mu byumba bibiri dufite bisangiye dushe na toilette. Icyumba kinini nkuko muri kuraza mubibona, ubona ko ni icyumba cyiza cyisanzuye. Hamwe n'iki cyumba dufite hano bikaza ari bibiri, hamwe n'iki byose biraza bigasangira iyi dushe na toilette iri hano. Ubona ko ni ibintu bisa neza. Reba dushe, ubona amashawa yayo, ubona ko ni ibikoresho bizima pe. Amashawa meza original, amadushe, amasinki, ubona ko ni ibikoresho byiza bakoresheje. Kugura ino nzu urumva ko ukoze investment nziza. So ubwo rero tumaze kurebana mu byumba bisanzwe, ubwo tugiye kujya muri master room cyangwa se icyumba kinini. Master room rero tuyisanga hehe? Aha imbere yanjye, ubona ko uru rugi nirwo rutandukanya master room ndetse n'ibindi byumba. Ubona ikinze uku nguku mba ninje hano ni master room. Bya bindi byumba murabibona ko biri hano ibumoso bwanjye, muri kwibona iyi koridoro ikatujyana muri salle à manger na salon no mu gikoni. So reka rero mberekeze muri master room cyangwa se icyumba kinini. Icyumba kinini already mpita ninjira nkakinga. Urabona iyo nkinze mba nageze muri master nkakinga, ariko nkinjira hano reka mbatangize muri dushe, kuko tubanza muri dushe ya master mbere yuko tujya muri iki cyumba cyangwa se tugakomeza mu rwambariro. Hose ndaza kugenda mbereka, murebe namwe muze kumbwira uko mubireba. So please, niba uri mushyashya hano kuri Key Property, please ntibagirwe kuduha inkunga ya subscribe ndetse na like na share na comment. Ujye tubwira uko ubibona, ni iki twakongeramo, ni iki dukwiye guhindura kugira ngo tugende neza, kuko nimwe tukorera. Mutabireba ntabwo twabona motivation cyangwa se ngo tugire courage yo gukomeza kugenda tubereka uko i Kigali umunsi ku munsi amazu ari kugenda
cyangwa se ibiciro byayo by'amazu bihindagurika. Ngiyi rero iyi ni dushe y'iyi master room, ubona ko ni dushe nziza, ubona ukuntu bayihaye utuntu tumeze neza cyane. Iyi sink ubona ko ni sink nziza, ubona ko ifite ibikoresho byiza, miruwari aho gushyira utuntu hirya. Ngiyi dushe rero ubona ko uraza ukahita unakinga kugira ngo amazi adataruka akaza hanze. Urabona ko shawa ngiyi, ubona ko ni ibintu bisa neza bakoresheje. Wavamo tukagira n'iyi dushe rero iteretse ahangana ko sori tuwarete, ubona ko nayo ni tuwarete nziza, ubona ko bakoresheje ibintu bisa neza cyane. So urabona ko utuntu twose hano turateguye muri iyi dushe ya master room. Ubwo tuvuye muri dushe rero mpita mbajyana mu cyumba nyirizina. Reka mbereke icyumba nacyo ese bimeze bite. Ariko ubwo dutungukira hehe? Ni mu rwambariro ukiva muri dushe. Ubona ko uru ni urwambariro. Wow, ngiyo garderobe nziza imeze neza ihagije kandi y'umweru. So tuvuye mu rwambariro uhita winjira ukagera mu cyumba nyirizina. Icyumba ngiki gifite dekorasiyo barakiryoheje, udutara, parafo ni gypsum. Urabona ko ni parafo nziza ya gypsum, ubona ko birasa neza. Ariko akarusho k'iki cyumba gifite iyi nzira cyangwa se uhita usohoka ukajya hanze kuri bariko. Ubona ko bisa neza, wakingura ugasohoka ukijya muri bariko cyangwa se wajya hasi wajya hejuru udaciye muri salo. Ubona ko uhituza ukagisesinga iyi bariko yo kuri master room, aho uba umeze neza ufata akayaga nimugoroba. Ubona ko ni ibintu biba bisa neza cyane. So ubwo rero mumaze kubibona turi Kicukiro cyangwa se Kanombe, akarere ni Kicukiro Kanombe, ahazwi nka Nyarugunga, aho twarimo tureba iyi nzu yacu bari gushakamo $140,000,000. Icyo ni igiciro. So ni karibu, hamagara uyu munsi rero mbashe kuyikwereka iyi nzu, mbashe kuyisura. Ni karibu cyane.